Yo bwa nyuma na nyuma papa Kiramani wamukoreye igikorwa kibi ku buryo noneho no kongera kwinyagambura atazongera kuba yabishobora. Papa Kiramani bamutetse umutwe wa danje ku buryo noneho umugore we ntabimenya bazahita banasesa amasezerano yo kuba babana nk'umugore n'umugabo. Kandi turabizi uburyo papa Kiramani akunda umugore we. Rero guys, nongeye kugwikaza no kuri Venke Empire. Niba ari bwa mugeza no kuri Venke Empire mwayikaze. Kandi ndagusaba kugira ngo niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ube wakora subscribe no kuri Venke Empire kugira ngo tujyane muri ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Njyewe ubagezeho na benefits zose umunsi ku munsi banyita Venke, umuvugizi wa rubanda. Kandi niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndagusaba kugira ngo wihangane iminota 20 zonyine ubundi tube tuganira kuri filime yacu Ibanga niba uri umunyamuryango. Kandi murabizi ko papa Kiramani ikintu cya mbere ashira imbere ni umugore we. Kandi turabizi papa Kiramani ikintu cya kabiri yanga ni ukuba yasuzugurwa. Kandi papa Kiramani turabizi ukuntu akunda icyubahiro bya danje. Ese papa Kiramani aremera bino bibazo bimutandukanye n'umugore we? Ese papa Kiramani aremera bino bintu bari kumushiramo bibe byatuma atandukana n'umugore we? Papa Kiramani turabizi ko ari umugabo wihagararaho. Papa Kiramani turabizi ko ari umugabo udapfa kuvugirwamo. Ese Anita iyi ndamushizeho papa Kiramani yabigiye gutuma abura umuryango we burundu? Ese papa Kiramani yabagiye kwemera iyi nda igatuma atandukana n'umugore we za nyabyo? Guys, niba ubona papa Kiramani ari mu byago, ese umuha ibitekerezo byawe ubona papa Kiramani yakora iki kugira ngo wenda abe yikura muri iki kibazo babashije kuba bamushiramo? Ese papa Kiramani kuri ino nshuro wamugiriye inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yatuza, ashire umutima hamwe, amenye ko ibyago bizira buri muntu wese ukiri ku isi? Papa Kiramani tumaze kubona ko yamaze kuba yapanika kubera ikibazo kimwe cyamuzuye cyo kuba bamushiraho inda, kandi tuzi neza ko inda atariye. Ese papa Kiramani muri kubona hari ikintu yakora kimwe cyatuma wenda atuza, wenda agashira umutima hamwe? Guys, Rufendeke na Anita imipango yabo iri kugenda icamo gake gake. Rufendeke yapanze umushinga wo kuba bashingira inda papa Kiramani, none umupango wabo umaze kuba wagera kure. Ese guys, umunsi umwe igihe papa Kiramani azabamenyeje ko inda atariye, kandi tuzi neza ko inda birirwa bayimushinja, ese papa Kiramani inda azayihakana umwana agende gutyo? Ese papa Kiramani azakomeza hatane paka umwana agomeza abu? Guys, turabizi ko buri muntu wese akomeza kwishiraho ibyago, kandi kugira ngo azabyikuremo bikaba ikindi kindi. Rufendeke ari kugenda yibuza umwana we gake gake, azi ngo ari gukora amafaranga kandi atazi ingaruka ziri muri ayo mafuti yari gukora. Umunsi umwe Rufendeke azicuza kino cyaha ari gukora. Rufendeke ari kugomeza hatiriza Anita kuba yashingira umwana we akamuha papa Kiramani. Kandi turabizi papa Kiramani umunsi azaba yabyakiriye umwana akamwemera, turabizi ko Rufendeke kugira ngo azajye kuvuga ngo umwana n'uwe, turabizi ko bizagorana. Turabizi ko aya mafuti Rufendeke ari gukora umunsi umwe azayicuza. Ese guys, ubona Rufendeke ari umuntu muzima? Ese Rufendeke ubona afite umwana yamubuhe burere? Ese ubona Rufendeke hari ikintu yakora wenda ngabe yaha umwana we uburere buzima burenze ubwari guha mama we w'umwana we? Guys, turabizi ko mukunda Ibanga, kandi icyo tubasaba namwe ni ukuba mw'abanyamuryango buzuye ba filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire. Icyo mbasaba rero ni ukuba mwakora subscribe kugira ngo tube twajyana mu bindi bikorwa byose tube kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, papa Kiramani
bakomeza bamushyiraho ibindi bibazo birenze, kandi tuzi uko n'ikibazo cyarimo kitamworoheye. Papa Kiramani bakomeza bamusunikirizaho ibindi bibazo, kandi tuzi neza ko n'ikibazo kimwe cyonyine cyo kuba ashaka kuba yahisha Niyori ngo abe yamuhungisha isi cyaramunaniye, kandi nacyo kiri kugenda kimujya ahantu. None Papa Kiramani bamugeretseho ikindi kibazo noneho kirenze kuba yahisha Niyori ngo batazamubona. Ese Papa Kiramani muri kubona ibi byago byose biri kugenda bimuzana gake gake bitazamugwisha hasi? Papa Kiramani turabizi ko ari umugabo ugenda wihagararaho gake gake, kandi Papa Kiramani turabizi ko akunda umuryango we, kandi Papa Kiramani turabizi ko akunda Kiramani bya nyabyo nk'aho ari wowe wamwibyariye. Ese ibaze umunsi Papa Kiramani noneho azaba yageze hanze, uko no kuri kwe kose ibinyuma byose byo girirwa ahisha bikagera hanze. Ese uribaza mu gihe bino bintu byose byageze hanze, uribaza Papa Kiramani azaba agihagaze hehe? Ese uribaza Papa Kiramani azasigara amahoro? Guys, niba uri umunyamuryango urabizi ko filime yacu Ibanga ihari, kandi namwe mukunda Ibanga turabizi ko muhari, kandi turabizi ko mudukunda cyane. Ngiye ubagezeho zino benefits zose muba muri kumva hano kuri VK Empire. Bagita VK, umuvugizi wa rubanda. Icyo ngusaba rero ni ukuba waba umunyamuryango wa VK Empire kugira ngo tujye tujyana mu bikorwa byo tukubagezaho umunsi ku munsi, kandi murabizi ko tubakunda cyane. Guys, rero murabizi ko Papa Kiramani we ibyago yikururiye bizatuma abura epfo na ruguru. Turabizi ko Papa Kiramani ibyo yishizemo bizatuma abura umuryango we, kandi Papa Kiramani turabizi ko ikintu cya mbere cyakora cyabere gituma akomeza kuba yabaho agahagarara n'amaguru abiri n'umuryango we, kandi Papa Kiramani turabizi ko ikintu cya mbere haranira ni ukubona umuryango ubayeho neza. Guys, rero icyo musaba rero ni ukuba wamugira inama ikintu yakora, wenda abe yikura muri ibi bibazo byo Anita ari kuba yamuzanamo birenze kuba yaratsimbye Niyori ngo abantu bose batazongera kuba bamubona. Guys, rero twigarukiye mu cyari wacu, turabizi ko Valenti we na Nyambo bafashe umwanzuro wo kuba baticyaro bakajya gushakira Niyori mu mujyi, kandi turabizi ko umuhate bashaka kuba bashiraho turabizi ko uzatuma bongera kuba babona Niyori. Turabizi ko Nyambo ubu ngubu tuvugana yafashe umwanzuro ko yajya mu mujyi abe yahiga Niyori arebe nimba yongera kuba yamubona. Ese guys, muri kubona Nyambo amahirwe azamusekera akongera agahura na Niyori wiwe? Ese urubona byoroje kugira ngo Nyambo yongere kuba yabona Niyori, kandi tuzi ahantu ho Niyori ari? Guys, turabizi ko ahantu Niyori ari nta n'umuntu n'umwe apfa kongera kuba yamubona. Turabizi ko ahantu Niyori ari kugira ngo umubone zagusaba ikiguzi kinini. Ese urabona Nyambo hari andi mahirwe afite yo kongera kuba yahorana Niyori? Guys, murabizi ko filime yacu Ibanga yihishe ibintu byinshi, kandi nawe ukundi Ibanga urabizi ko tuguhisha utuntu twinshi. Turabizi ko Nyambo nubwo agiye kujya i Kigali kugira ngo abe yongera kuba yabona Niyori ari inzira ndende, ndetse ari ikintu kitapfa koroha, kandi turabizi ko Niyori ahantu yaraba turabizi ko hari abantu bazi ko yabanaga na Yves. Ese Nyambo kuba agiye kwifata akajya gushakira Niyori mu mujyi, urabona Yves agiye gusigara ahagaze hehe? Ese urabona Yves ibye noneho bitagiye kumurangirana? Yves yishize mu bibazo, ariko ibibazo yishizemo kugira ngo azabyikuremo ni ikintu kitoroshye cyane. Yves yishize mu bibazo, none ibibazo yishizemo bigiye gutuma abura buri kimwe cyose yari atunze. Ese guys, uratekereza iki mu gihe Yves wamusanganye ikimenyetso cya Niyori, kandi tuzi neza ko Yves yari azi neza ko Niyori bamushimuse?
ese uratekereza iki mu gihe Yves kwa Musangana agifite imyenda ya Niyori? Guys, turabizi ko Yves ibyo yizanyemo kugira ngo azabyikuremo atari ikintu cyoroshye gutyo. Turabizi ko Yves ikintu cyo yizanyemo kugira ngo azapfe kukikuramo bizamugora. Ese guys, uratekereza ko Yves agifite amahirwe yo kuba yongera kuba yaba umuntu wa hafi wa Nyambo? Ese uratekereza Nyambo bino bintu azapfa kubyemera mu gihe azaba yamubonanye ikimenyetso cyayo Niyori ko yigeze kuba yagera iwe mu rugo? Guys, icyo ngusaba rero ni ukuba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire. Icyo mbasaba rero ni uko mwatanga inkunga yanyu mugakora subscribe hano kuri Venke Empire, ubundi tugakomeza tukagendana n'ibikorwa byose tuba tukogezaho umunsi ku munsi. Ese guys, utekereza iki mu gihe Niyori bamubonye akavuga ukuri kose kubiri inyuma? Ese ubona hari andi mahirwe bafite yo kongera kuba babona Niyori? Guys, biragoye ko Niyori yongera kuba yaboneka akiri muzima. Twamaze kubona abantu bafite Niyori ko nta n'imikino bafite muri bino bintu. Twamaze kumenya ko Papa Kiramani nta n'imikino bafite ku muntu watuma umuryango we wangirika. Twamaze kumenya ko Papa Kiramani buri kimwe cyose yagikora ku bw'umuryango we, kandi Papa Kiramani turabizi ko uburyo akundamo umugore we ndetse uburyo akundamo Kiramani turabizi ko yemera no kuba yica umuntu ku bw'umuryango we. Ese guys, uratekereza ko Papa Kiramani azareka Niyori akabaho amahoro? Ese uratekereza ko Papa Kiramani yarekura Niyori akongera akidegemza hanze gapfa koroha? Ese uratekereza bishoboka ko Papa Kiramani iryo kosa yarikora? Guys, turabizi ko Niyori azongera kuva mu maboko ya Papa Kiramani ari umupfu. Turabizi ko Niyori kugira ngo yongere kuva mu maboko ya Papa Kiramani ari uko azaba atagihumeka umwuka w'abazima. Ese uratekereza Papa Kiramani rino kosa narikora urabona atazamugaruka? Guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ihari, kandi namwe mukunda Ibanga turabizi ko muhari. Ibya Gahima ndetse na Jojo wacu turabizi ko byongeye kuba byafata indi ntera. Ese Gahima twari tuzi nk'umugabo witonda, Gahima twari tuzi nk'umugabo w'ukuri, Gahima twari tuzi nk'umugabo ufatiraho urugero muri Gasharu, Gahima twari tuzi nk'umugabo twagira umuyobozi w'abandi bagabo wajya ubatoza ikinyabupfura. Ese Gahima byamugendekeye ute? Ese Gahima yarozwe? Gahima se byagenze ute kugira ngo abe yazana umutima mubi? Guys, Gahima byatangiye noneho afata Jojo nabi nk'aho Jojo ari umukozi wo mu rugo. Gahima byatangiye afata Jojo nk'aho ari ikintu cyo atigeze amenya. Gahima byatangiye afata Jojo nk'aho ari umuntu wakure watigeze anamenya. Gahima byatangiye afata Jojo noneho nk'aho atigeze aba n'umugore we. Ese guys, izi myitwarire mibi ya Gahima yaba iri kuva he? Ese zino myitwarire mibi Gahima atangiye kuzana ku mugore we yaba ituruka he? Ese Gahima yaba atangiye kuba yarambirwa umugore we kubera ko atigeze amubyarira umwana? Ese Gahima, wowe ukunda filime yacu Ibanga, utekereje neza uyu mutima mubi yaba ari kukura he? Ese Gahima ibyo yavuze yaba agiye kubishyira mu bikorwa? Turabizi ko Gahima yigeze kubwira Dete ngo yemera agatandukana n'umugore we ariko bakabana. Ese Gahima ibyo yavuze koko yaba agiye kubigira ukuri? Gahima turabizi ko akunda Jojo, ariko turabizi ko ikintu cyamwangira ari uko atigeze amubyarira umwana. Ese Gahima yaba agiye guhora umugore we ko atigeze amubyarira? Gahima turabizi ko
imyitwarire mibi atangiye kuzana atari ikintu twari tumumenyereyeho. Gahima kuri ino nshuro none ashaka kuba yatandukana n'umugore we burundu. Gahima kuri ino nshuro ashaka kuba yatandukana n'umugore we kandi bagatandukana nabi ku buryo batazanasubirana. Ese Gahima ntiyaba agiye kwihemukira? Ese Gahima ugiye gutandukana na Jojo ntiyaba agiye noneho kuba yizana mu bindi bibazo birenze byo kuba yaramuciye inyuma, noneho akaba yatangiye no kongera kuba yamufata nabi? Guys, wowe icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe hano kuri Vinke Empire ukambwira ukuntu mabimba kuri filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba rero ni uko waba umunyamuryango wuzuye, ubundi tugakomeza tugenda niko byo tukubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, uratekereza Gahima umwanzuro wafashe kuba yatangira kuba yihenura kuri Jojo murabona ari umwanzuro muzima? Ese guys, Gahima iki kintu iri kosa rigiye gukora murukubona tuzaryicuza ubuzima bwe bwose? Guys, niba uri umunyamuryango rero icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana benefits zose mandi kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi ugakurikirana episode yose ya filime yacu Ibanga, ubundi ukaba umunyamuryango wuzuye ya filime yacu Ibanga. Iki kugira umunyamuryango wuzuye ni ukuba ukurikirana episode yose ya filime yacu Ibanga, cyangwa se ugakurikirana benefits zose ziri guca hano kuri Vinke Empire. Cya kabiri kugira umunyamuryango ni ukuba warakoze subscribe hano kuri Vinke Empire, bundi ukajya ukurikirana ibikorwa byose bari guca hano kuri Vinke Empire. Guys, rero turabizi ko ibibazo byakomeje kuba ibindi. Tereza we agahinda kenda kumunangura. Tereza yenda kwishwa n'agahinda kubera ibibazo byo kuba yabura umuhungu we, kandi Tereza turabizi ko uburyo akunda umuhungu we kuba yamubuze ari ikintu kigiye gutuma noneho anarwara ubuzima bwe bwo bwose. Turabizi ko Tereza akunda umuhungu we byandanje. Ese guys, utekereza iki mu gihe Tereza yabuze umuhungu we byanyabyo akamuba yamubura burundu? Ese uratekereza Tereza igihe azaba yabuze umuhungu we burundu azemera kuba yabaho wenyine muri kiriya cyaro, akabaho mu buribwe bwo kuba yabura umuhungu we ndetse akabura n'umuryango we wose? Guys, Tereza turabizi ko icyo kintu atapfa gucyemera. Tereza turabizi ko umunsi umwe azisubiraho akongera akajya gushakisha Kiramani, kandi Tereza turabizi ko nawe ari umuntu wihambira cyane. Tereza turabizi ko ari umuntu nawe udapfa kuba yavukirwamo. Ese guys, uratekereza iki mu gihe Tereza azongera kuba yahaguruka akajya gushakisha Kiramani? Guys, turabizi ko ubungubu noneho tuvugana twigarukiye kuri Kiramani, nawe ibyago byamaze kuba byongera ko byamuzira. Kiramani agenda ahisha ukuri kose ko ari we James, kandi turabizi ko ibintu byose bikugenda bimucanga gake gake. Agenda yihenura kuri Queen ko bari kumwihutisha mu bukwe, kandi turabizi ko Queen nawe yamaze kuba yafata umwanzuro kuba yishakishiriza umuntu wenda waba wamukura muri bino bibazo byo James yamusizemo. Ese guys, uratekereza ko Queen uyu mwanzuro agiye gufata ari wo? Guys, Kiramani nawe ari kugenda yegereza Queen byatanje ku buryo nabura James ari we bazahita bakomezanya. Ese uratekereza iki mu gihe Queen azaba yavumbiye ko Kiramani ari we James? Ese uratekereza ko bizapfa korohera Kiramani kugira ngo abe yasobanura bino bintu byakoze ya n'amafuti yose yoba yakoreye Queen? Ese uratekereza Kiramani hari umuntu uzamwumva mu gihe bazaba bamuvumbuye atari ubyivugiye ko ari we James? Guys, turabizi ko Kiramani akomeza kuba yisunikiriza mu bindi bibazo, kandi kugira ngo azabyikuremo ari ikintu kitoroshye cyane. Kiramani akomeza kuba yishyira mu bibazo birenze, kandi tuzi ko ibibazo byari kwishiramo kugira azabyikuremo bizamufata igihe kirekire. Guys, rero murabizi ko tutabatindira, murabizi ko twe datinda amagambo. Icyo mbasaba, niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, icyo musaba ni uko bakora subscribe hano kuri Vinke Empire, cyangwa se ugatanga ibitekerezo byawe hano kuri Vinke Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turimo kubagezaho umunsi ku munsi. Rero ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, cyangwa se ngo ure ku yindi behind the scenes ya filime yacu Ibanga. Kandi ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kuri Vinke.